ndakishe yo datuwe ndakishe yo datuwe uze kwanyeshe reka mwihore urajyaye se urone watanga iposho utangiye kumfata inkuru uragewe reka nkubwire reka nkubwire abadugudu abaturage b'umudugudu wanyiteye ugacane reka nkubwire ruza reka nkubwire narisese umugabo n'uwabyaye umwana we akaba ari muri Amerika uri kuyuva akaba ari muri Amerika mumenyera buri kimwe naho nge no kwirirwa mbyara indaya nkabyarira rubanda birirwa baza barongora nabyaye indaya z'akarere ubusa niriya nkuba wayihaye n'utwase kizakikirwa kigaramye hariya ngo ni umugore kanihera inkobwa ubona utarutwa ubwenge n'iyi nka iyi nka ndatayika hose ko kiba kitakingwe kiba kiri Narisisi ukazuguza umwoyo mwivuwe no kwipana. Narisisi ya akijubere wabiza abantu ntago waza utuje wa mugabo. Narisisi nje mba ndi kwabiza abantu. Wabiza abantu wakigore nanone wasinze. Gereka nkubwire. Ogasinda umusumve we. Urambwira ngo nasinze ogasinda amasewe. Abondi banasinze zo wanguriye. Wanguriye wowe. Tuzi nugusinda gusa naki. Wowe si cyuzu usibye kuvyara indaya gusuza wuzuza urugo rwanjye. Uvyara siriya ndaya makangu ziza zinyuzuriza urugo uzana ibinyendari wanje. Ahundi buri ikintu maze niki. Ubona uri umuntu w'umugabo. Icyuzu uri gutera ihunga abantu umuryango. Umwana nashobora kukwegera arakubona gatitira ngo agiza ngurisi. Ngomba kubakanga. Ngomba kubakanga nkabakira mitira bwo nkaba dutera ihungabana niki gihe. Ziba. Uko nyumva ubwenge ufite yo baza kubuvunjamo amayinite bwari kubipa reka nkwihorere nigende reka nkwihorere urajyaye se urone watanga iposho utangiye kumfata inkuru uragewe reka nkubwire turebe umugabo nibwanisha bavuga ko igihugu kidafite bwacorera yewe ngewe tega vayo hano Anze mwereka yewe ejo wegeze ongera umenye kirwa cemenye ndagihaye yagihaye narisise siko kitajyo ko kidakora narisise yababa gwe ndakishe yo datuwe ndakishe yo datuwe uze kwanyeshe narisise mukozi ari hehe nta muntu ndeba yewe atatuwe ndakesha ndakijyana kanyitero njye kukijyana muri prive aho batazanyishyuza ayanyishyuza nyashaka ariko ase ko kinaremeye umutekano rero urabona ko iminsi twamaze hariya irindwi ntago ari y'ubusa ziriya minsi ntago ari y'ubusa kurwanya ihungabana n'uburwayi bwo mu mutwe ku bana n'abangavu urabona ko byari bimaze gufata intera ndende muri iki gihugu cyacu bityo rero kuri ya nama y'ejo nibyo tuzigaho muri iriya nama tukigisha n'abaturage umfashe uce kumuhituza uyu mugoroba ararahwituye abwira abaturage ko ejo saa 8 tugomba guhurira ku biro by'umudugudu tugakorana inteko rero cyayo reka nanjye kuzuza ari amaraporo ibindi tuzabiganiraho ejo inama aya nibyo rwose mudugu nanjye reka ngiye vuba mubwire ubwejo kuwa kabiri agina mani saa 8 ni saa 8 saa 8 rwose ngiye kumbwira arababwiye na hejo kuwa kabiri mu nama sawa abadugudu abaturage b'umudugudu wanyiteye ugacane
aha ready ajya ari nyabivoka umudugudu wa Nyabivoka oya ntabwo bavuga itangazo hari itangarazo baturage ba runaka na runaka turabamenyesha ko runaka n'abandi se b'imudugudu nyine itangazo abaturage batuye mu mudugudu wa Nyabivoka ejo saa 8 dufite intego ku biro by'umudugudu wa Nyabivoka ntihagire ubura cyangwa ngakererwe uzasiba inama ni amande y'ibihumbi 50 inama niranye tugomba ku ako twagabanya tukatanga verisegese naribi none se mwana turamutse dushyizemo ko insanganyamatsiko okay naribi ready agisho itangazo abaturage bo mu mudugudu wa Nyabivoka ejo mu gitondo ejo saa 8 dufite inama ku biro by'umudugudu uzakererwa azahanwa azagira ukererwa itangazo abaturage bo mu mudugudu wa Nyabivoka ejo saa 8 ni inama ku biro by'umudugudu wa Nyabivoka ejo tuzaba dufite umuyobozi w'umudugudu ntihazagire ukererwa uzasiba iyo nama ni amande y'ibihumbi 50 ejo saa 8 twese duhurire ku mudugudu wa Nyabivoka mwongeye kwirirwa urinde utuvugisha mwongeye kwirirwa yego intore intore nisiganira umurimo oya ijambo rigwisha mwijya mu bintu byinshi intore ijambo rigwijambo intore ijambo rigwijambo murakoze cyane mwongeye kwirirwa yego ndabona mumeze neza intore cyatuzinduye rero kiduteranyirije ahangaha tumaze iminsi mu mahugurwa agera kuri 7 murabizi mudugudu yo yaje mu mudugudu muzi ko ubwo ari cyo agomba kutugezaho mudugudu nyakubaha mudugudu mu byubahiro byawe umwanya no wawe tugezeho ibitekerezo wakuye ibukuru murakoze baturage bo mu mudugudu wa Nyabivoka muraho mwongeye kwirirwa yego intore ijambo rigwijambo murasobanutse rwose ni mwihamashyi nk'uko umutekano amaze kubivuga rero twari tumaze iminsi igera muri 7 mu mahugurwa hari ku murenge twari turi mu guhugurwa ku nsanganyamatsiko igira iti turwanye ibikorwa byose bitera uburwayi n'ihungabana ku buzima bwo mu mutwe ku bana n'abangavu rero twigiyemo byinshi twasanze ko ibi bintu bimaze gufata intera nini muri iki gihugu cyacu rero nk'ibikorwa bimwe na bimwe bitera ihungabana ku bana ndetse n'abangavu urabona hari nk'abana baba bakoreshwa imirimo y'agahato n'ababyeyi babo ibikorwa biteye isoni ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'umwana uba ukoreshwa imirimo y'agahato n'ababyeyi we hari igihe ababona bitewe n'uburyo baba bamukankamira n'uburyo baba bamubwira n'amagambo atandukanye bigatuma agira ihungabana yabona ababyeyi be akarira yaba agiye kuryama yatekereza ibyo yiriwemo cyangwa ibyo ababyeyi bamukorera agatungwa n'amarira ku gitanda cye hari nk'abana b'abangavu b'abakobwa bafatwa ku ngufu bagaterwa amada n'abo batakunda cyangwa n'abo batishimiye cyangwa n'ababaruta wowe ntuza reka kubangamira abaturage uretse kubangamira abaturage rero abantu ugasanga nk'umwana yagize imyaka 14 atwaye inda azagira ihungabana cyangwa azagira isoni zo kubibwira ababyeyi be azajya ahora uburyo azatekereza ku buryo agomba guhagarara imbere y'umubyeyi we aratwite ibyo bigamutera ihungabana buryo ki ababyeyi bazamubona atwite kandi atari yageza igihe
cyo gushaka. Ikindi hari nk'ababyeyi batera abana babo b'abakobwa inda bakabafata ku ngufu, ugasanga ihungabana kuri abo bana, bafite ipfunwe ryo kuvuga yuko ababyeyi babo babateye inda, bigatuma ibyo ngibyo aba afite ihungabana muri sosiyete. Rero ibyo byose ni ibikorwa byatuma habaho ihungabana ndetse n'uburwayi ku bana b'abangavu muri sosiyete. Ese hari umuturage waba ufite ikibazo ra? Ikibazo ndagifite. Korode wahaguruka ukabaza nta kibazo. Njyewe ikibazo mfite. Dore Korode aherutse kujya munsi y'urugo iwanjye. Sanga ari gukura ibijumba n'imyumbati yanjye. Kandi njye naramubwiye ngo nemba ashaka ko tubana neza ajya reka kunyira. Narabimubwiye ariko yanze kunyumva. Njyewe nzamutemera mu murima wanjye. Ibyo bintu umutekano arabizi. Nibyo ko Aho ngaho ugomba guhita uvuga ati ubwo icyo kibazo uri